andi mahirwe atugezeho n'icyubahiro nishimwe tugomba guhereza Imana yacu, umurinzi utwitaho amanywa nijoro, akurinda usinziriye, akakurinda ugenda, akakurinda mu buryo bwose, akaguha umugisha mu majya n'amazi. Uwo mwami nashyirwe hejuru. Ni ku cyumweru itariki ya 21 Gicurasi 2023, ni umunsi w'141 w'umwaka. Ni igihe cyo kugira ngo wisuganye utere intambwe nsha, kubera ko Uwiteka ari ubyemeye. Umva icyo akoze, nubwo bikugoye ariko ntutinye, va mu rungabangabo, confusion zose zireke, icyo kintu gikore hakiri kare, kuko Satani ashaka kugutinza kugira ngo uhushe igihe. Igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, igice cy'Icyenda murongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira, ni igihe umuntu atakibasha gukora. Umva mwene data, Satani arabizi ko nuramuka ugize timing nziza ugakora icyo kintu, icyo gitekerezo ufite ukagishyira mu bikorwa, umushinga ukawutangira, ugafata icyo cyemezo ugakizwa, ukatura agakiza, ugafata icyo cyemezo ibyo byaha ukabireka. Arabizi ko nubikora urabona ineza y'Imana. None ashaka ngo ukomeze ubyegeze imbere. Ariko ijambo riravuze ngo kora ku manywa, bikore hakiri kare. Niwemere Satani kagutinza, kandi Imana ije kugushoboza gutuma bikunda. Ibyo byari biguteye ikibazo, ibyo byaguteraga urujijo, Imana ije kubikuraho kugira ngo ubashe gukora icyo yagambiriye gukora, ngo ubashe gukora icyo wowe uri gutekereza ko utashobora. Wigira ubwoba muri iyi ntambwe nsha, uyu munsi w'141, tinyuka ubikore hakiri kare, kuko Imana iraguha umugisha. Mana, ndagushimye kubw'uyu munsi, kubw'iyi ntambwe nsha, ko mwene data ugiye kumuha umwete wo kugira ngo akore icyo ugambiriye gukora ku buzima bwe, abe ahagaze mu mwanya wa nyawo. Igihe cye kumucika, ye guhusha igihe, ye guhusha ineza yawe, kuko ugambiriye kumugirira neza, ugambiriye kumwinjiza ahantu hashya, ugambiriye kumuhindura icyaremwe gisha no kumwungura. Urakoze. Amen.